Ibihe byiza cyane kuri mwe mwese mukurikirana Real Vibe nk'ibisanzwe nge nitwa Eric Uwacu nyita Eric Uwacu. Tudatinze rero mu murenge wa Nkanka aha ni mu karere ka Rusizi haravugwa ikibazo cy'ibura ry'amazi, aho abaturage bavuga ko mu tugari dutanu tugize uwo murenge ari tubiri gusa tubasha kugerwamo n'amazi meza, naho utundi dutatu two abaturage bajya mu bishanga ndetse no mu migezi itandukanye kugira ngo babashe kubona amazi bakoresha mu ngo zabo. Ikindi abaturage bavuga ko bubakiwe amavomero ya kijyambere cyangwa se amavomero agezweho, ariko bakaba bamaze amezi agera ku 8 badakandagira kuri ayo mavomero cyangwa se ngo babe babasha kuba bayavomamo amazi meza nk'uko bari barayubakiwe. Ibindi reka twumve ibyo aba baturage bavuga kuri iyo nkuru y'ibura ry'amazi muri uwo murenge wa Nkanka. Binarahara ariko ntakora ntacyo amazi, n'ay'umutako gusa nuko tuyareba. None iyo yabuze ujyana ya 2,500 cyangwa se 100 nk'ubu imvura iri kugukagura amarebekano y'ijana. Iyo ushatse gutuma umuntu amazi w'umwana ni 500, muhubaze n'aba baraha ni 500, bigatuma wanagira umwana utari kuwugira, kuko ntuzagura igaro rya 200 ngo uritekeshe uryogesha ibintu rikarabura imeseshe, uzakuramwo ibyo wihorera nyine ubyice. Umuntu w'umwana rero we ntiwanamutuma ntago waza kuyabona vuba. Biratubangamiye cyane, urabona isuku kuyigeraho biragoye. Uba wafata igaro ry'amazi uguze amafaranga 500 kugira uzagere ku isuku biraza kugusaba ibihumbi bingahe, kandi ntitwishoboye, urabibona ko tutishoboye. Nabonye dore uyu mwana n'uwandi ni wawe? Ni wanje. Ko mbona sasa nawe none se amazi ari tuyakurehe nyine. Niyo nyabonye nyine umuntu ari nyagambura kafura nk'aka gato, cyangwa na se w'umwana ujya ushakisha ibyo turya. None urabona nge mfite abana 6 n'umugabo nanjye. Tumara kugura iryo garo ry'amazi rya 500 se, none ahubwo iryo garo rya 500 nituryogaho twese se biraza kugenda ute? No guteka kandi bakeneye kurya. Ni mu byiciro nyine nabo bakuru gusa, abana bo nuko nyuza hejuru. Ariko n'akazi kamwe kari evana ho mu Rugeme tubahurira turi tugari tungahirwa, nukuvuga ngo akagari ka Rugabano, hari akagari ka Gitwa, akagari ka Kinyaga, godura ku isoko ari imwe. Nyine nk'aya bagiye batwubakira yaba yakoraga. Robine se mwe kwivomera ryari iyi nzu? Ni nko mu kwamuna ari kumwakushi. Iyi ni Real Vibe. Hano iyo ukoze subscribe inkuru zacu zikugereraho ku gihe. Abaturage nanone bakomeza kuvuga ko amazi meza agerwaho n'abatuye mu mujyi wa Kamembe, naho abatuye hanze y'umujyi wa Kamembe kugira ngo babashe kuba babona amazi meza bikomeza kuba ikibazo cyangwa se bikomeje kuba ingorabahizi muri utwo duce dutandukanye tw'umurenge wa Nkanka. Barabivuga muri ubu buryo. Amazi ni makeya kubera amazi anyura ahantu henshi mu mujyi, iyo za Kamembe atugeraho bitinze, nicyo gituma aba make tutayabona neza. Tukarekeraho nyine, none se twarwana twakora iki? Turakomeza na Cyunyu iriya hakurya Munyovu. Amazi afite abakire gusa, ufite ifaranga rye nabo ngabo bayafite. Ino umukene ntacyo avuze, nta jambo afite. Ku bijyanye n'icyo ubuyobozi bubivugaho hano mu karere ka Rusizi, Ngamije Alexandre, uyu ni umukozi wa Wasake mu karere ka Rusizi, avuga ko hari imiyoboro iri gutunganywa, ko iyi miyoboro y'amazi iramutse yuzuye, niramuka yuzuye ariyo izakemura ikibazo cy'ibura ry'amazi aho mu murenge wa Nkanka ndetse no mu tundi duce tutabasha kugerwaho n'amazi aho mu karere ka Rusizi. Birometero 57 irimo kubakwa, harimo Cyunyu cya Ntwari twatangiye kugira ngo tubanzirize hano mu mujyi, ko hariho hagaragara ko ho dukeneye amazi yihuse. Yaratangiye amasoko arimo gukavutwa, hanyuma gucukura imiyoboro izashyirwamo amatiyo ajyana mu Cyunyu, bigeze kuri 30%. Amatiyo yamaze gushyirwa mu miyoboro, turi ku rwego rwo kugira ngo tukavute amazi neza tuyayobore mu miyoboro agere mu Cyunyu tuyazamure agera no mu kigega cyaho bita Kubative, no tubone dukwirakwize muri cya gice cya Nkanka dusanzwe tufite ikibazo cy'amazi muri rusange. Nkuko bisanzwe hano nge nitwa Eric Uwacu, ahangaha ho ni kuri Real Vibe. Ahangaha niho ukura amakuru agezweho, tubibutsa neza ko iyo ukoze subscribe inkuru zacu iyo tuzishyizeho cyangwa se iyo dushyizeho ikiganiro cyangwa se inkuru nshyashya uhita uyibona mu bambere, kubera ko uhita ubona notification cyangwa se telefoni yawe ihita ikumenyesha ko dushyizeho inkuru nshyashya. Tunabashimira cyane mwe mwese mwakoze subscribe hano kuri Real Vibe, tubizeza neza ko inkuru zizajya zibagereraho ku gihe
nk'ibisanzwe. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe n'imiryango yanyu mwese, tubifuriza guhirwa mu byo mukora byose. Imana ikomeze ibarinde. Ciao ciao.